kw'isi benshi bibaza byinshi, ibitekerezo byabo babyibaza ibintu bitandukanye, ariko nyamara ntabibonera ibisubizo. Ariko ni byinshi biba bifite ubusobanuro nubwo benshi baba batabizi. Benshi iyo bari gusangira bakora ibyo bita cheers. Ubundi ibi ni ibiki? Cheers ni iki? Niyo mpamvu bayikora? Byaturutse ibi byatangiye bite? Icyo gihe isi yari yuzuye amakimbirane, ubugome bwari mu mitima ya benshi. Mu Burayi no mu kinyejana cya 17 gutinyana byari umuco, ariko no kugambanirana byari ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Abami n'abakire baragambaniranaga mu cyayenge cyangwa se mu buryo bujimije, abandi bagashyira uburozi mu gikombe cy'undi. Ntawizeraga mugenzi we, nta kinyobwa cyanyobwaga mu mutekano. Mbese ni iyihe mpamvu dukora cheers? Ikiganiro nimenya, tubaye ikaze. Aho niho havukiye igitekerezo cyo guteranya ibirahure cyangwa se cheers, nk'ikimenyetso cyo kwisobanura ko ibyo uzanye byera. Ubwo bwicanyi bw'ibanga ndetse n'ubwo bwoba bw'ikirahuri byuzuyemo urupfu nibyo byahinduye imibanire y'abantu. Ubu se iyo ufashe icyo kunywa ugakora cheers n'inshuti yawe, utekereza kuri gukomeza umuco wavukiye mu bwoba, amarira no gushidikanya? Benshi ntibabizi. Tegereza gato, kuko iyi nkuru irakwereka ko cheers atari inkuru y'ibyishimo gusa, ahubwo ni inkuru y'amaraso, kwizerana no kubaho hagati y'abari bafite impamvu yo gutinyana. Ubwo se waba warigeze utekereza kuri ibyo byose mbere yo kunywa? Urakaza neza kuri Jowett Entertainment. Mu kinyejana cya 17 ahagana mu mwaka w'348, ubwo intambara y'imyaka 30 yarangiraga mu Burayi, amarira n'amaraso byari byuzuye hose. Iyi ntambara yari yaravutse hagati y'Abakristo Gatolika n'Abaprotestanti, ariko byageze aho byose bihinduka ubushake bwo kugundira ubutegetsi, ubutunzi n'ubwami. Umwami Louis XVI w'Umufaransa, umwe mu bami b'ubutegetsi bukomeye cyane mu mateka, yari amaze gufata ubutegetsi, ariko nubwo yari umuhanga mu kuyobora, uburozi no kugambanirana mu mbuga z'abami byari byiganje kurusha byose. Mu birori by'abiru n'abanyacyubahiro bakoraga cheers kandi babyina, ariko si ibyishimo byari biri inyuma y'iyo mvugo. Byari ukugira ngo bagaragaze ko nta muntu washyizemo uburozi mu gikombe. Bavugaga ko nibakora cheers ibinyobwa bikivanga, tuzamenya ko ntawe uhishwe. Ni ukuvuga ko ubundi iyo bakora cheers ibinyobwa byagombaga kwivanga bikava mu gikombe kimwe bikajya mu kindi. Ni mu gihe nk'icyo mu Bufaransa no mu Budage, aho hakunze kugaragara ibinyobwa biherekejwe n'impfu zidasobanutse. Abantu benshi bicwaga n'uburozi bwitwaga acetophan cyangwa belladonna, bakabyitirira impamvu z'imiryango, inzika cyangwa ubusambanyi. Ubundi acetophan na belladonna ni iki? Ninde wavumbuye ubu burozi? Acetophan ni uburozi bw'amazi bugaragara nk'ubusanzwe, nta mpumuro, nta bara. Bwari bukoze mu bintu bitandukanye by'uburozi, burimo arsenic, lead cyakuruto na belladonna. Ibi byose byari ibinyabutabire bikomeye bishobora kwica umuntu gahoro gahoro ntihagire ubimenya. Uwabuvumbuye uburozi bwa acetophan ufitanye isano na Giura Tofana, umugore wo mu Butaliyani wabayeho mu kinyejana cya 17. Giura yabwimenyekanishije cyane
i Napoli i Roma mu myaka y'icya 330 kugeza icya 350. Yari yarigize umukozi w'amasengesho n'umugore utabara abagore bahohotewe, ariko mu ibanga yajyaga atanga ubwo burozi ku bagore bashakaga kwica abagabo babo b'abagome. Uko bwakoreshwaga, ubu burozi bwari bujyana n'umuti w'ubwiza, bamwe bakawita umuti wera w'isuku, cosmetic lotion. Abagore babushyiraga mu kinyobwa cyangwa ibiryo by'umugabo, gahoro gahoro bukamwica buhoro buhoro. Mu byumweru cyangwa amezi, urupfu rwabaga rugaragara urwazanywe n'indwara isanze, nta gifu cyangwa umwijima. Ese uracyakoreshwa uyu munsi? Oya, ntabwo bugikoreshwa. Aquatofana ntabwo bukiboneka nk'uko bwakozwe icyo gihe, ariko ibinyabutabire byabugize nka arsenic biracyakoreshwa mu bwicanyi cyangwa amaperereza ku rwego rwo hejuru. Hari aho usanga n'ubu abantu bicwa n'uturozi tugaragara nk'umuti cyangwa ikinyobwa gisanzwe. Belladonna izwi kandi nka Dead Nightshade. Ni igiti gifite indabo nziza ariko giteye akaga. Nubwo gifite indabo nziza, yego, ariko nyamara giteye akaga. Gifite ibinyabutabire nka atropine na scopolamine bishobora guhungabanya ubwonko, umutima n'ubuhumekero. Imikoreshereze yabwo mu mateka. Mu gihe cy'ubwami bw'Ubutaliyani n'Ubufaransa, Belladonna yakundwaga cyane n'abagore b'ubwami kuko umuti wayo wacurwaga ugatuma amaso yabo aba manini. Bikavugwa ko bagira uburanga burenze. Niho yakuye izina Belladonna, bisobanuye umugore mwiza mu Gitaliyani. Ariko ku rundi ruhande, iyo itanzwe ku rugero runini, Belladonna yabaga uburozi bwica. Yagiraga ingaruka zirimo ubusazi, gushyuha, imiriro myinshi, guhagarika umutima no gupfa. Yakundaga gukoreshwa mu mihango y'abapfumu cyangwa abakora imbaraga za Satani. Ese iracyakoreshwa? Mu buvuzi bugezweho, Belladonna ikoreshwa ku rugero ruto cyane mu miti ivura ibibazo by'ubwonko, amaso cyangwa mu nda, ariko ifatanyije n'ibindi binyabutabire ishobora kuba uburozi bukomeye. Itegeko rirabikumira cyane kandi ikoreshwa gusa mu bigo by'ubuvuzi byemewe. Dusubiye inyuma gato mu mateka, hari ikintu cyabaye cyahungabanije Ubufaransa, aho abategetsi 6 bakomeye mu Bufaransa bapfiriye umunsi umwe. Mu mwaka w'1379 hatangiye kwaduka icyiswe Affaire des Poisons, ikibazo cy'ingorabahizi cyateye igikomangoma. Abantu bagera kuri 400 bahagaragaye ko bagize uruhare mu bwicanyi n'uburozi. Muri icyo gihe abapfumu nka Lavoisier n'abandi bakoreshaga uburozi bwitwa Aquatofana baramenyekanye cyane. Ibikomangoma n'abagore b'abakire barafatwaga bakaburanishwa, bamwe bagakatirwa ubwo gupfa. Inkuru ikomeje gucicikana ivuga ko mu nama yabereye mu Bufaransa hagati y'1377 n'1382 haje kuba impanuka ikomeye. Muri iyo nama abantu 6 bishwe nyuma yo kunywa divayi yahumanye ifite impumuro y'urupfu cyangwa se the scent of death. Abari bayitanze vuga ko bari bagamije guca intege abashoramari ndetse n'ibikomangoma byashoboraga guhangana n'abari ku butegetsi. Nubwo nta mazina y'abo bantu 6,
agaragara mu nyandiko z'amateka yizewe. Hari abavuga ko bishoboka cyane ko ari bamwe mu bantu bashinjwaga muri ya affaire de poison. Icyo gihe abantu bicwaga mu buryo butaziguye, bamwe bakanywa divayi ihumanye, abandi bagahabwa ifunguro ryanduye. Ibinyamakuru byo mu mahanga Gazette de France byatangaje ko ari inama yabayeho ikarangira abantu batari bake bapfuye mu buryo bw'amayobera. Nta nyandiko zemewe na leta cyangwa inkiko z'i Versailles zigeze zerekana ko abantu 6 bishwe umunsi umwe muri iyo nama. Gusa ukuri bo mu Bufaransa bw'icyo gihe habayeho impfu za hato na hato, uburozi bukajya bwihishira mu biribwa no mu binyobwa. Amateka ya Acatofana n'uburozi bwashoboraga kwitirirwa impumuro y'urupfu birashimangira ko iyo nkuru ishobora kuba ishingiye ku kuri kw'ibihe, nubwo nta gihamya gihari cyaho n'igihe nacyo byabereye. Ubu mu kinyejana cya 21 uburozi nk'ubwo ntabwo bugikoreshwa ku mugaragaro, ariko amateka akibutsa ko inyota y'ubutegetsi, ubwoba bwo kubura icyubahiro n'ishyari bishobora gutuma umuntu yica mu buryo bw'ubugome bikagirwa ubwiru. Cheers ntiyahagaze mu butegetsi bw'ibwami, yahereye mu mazu y'ibwami ariko ihita ikwirakwira binyuze mu nzira z'inzitane. Ababikira, abapadiri n'abaganga bo mu rwego rwo hejuru bari bafite amabanga akomeye ajyanye no gukora no gutahura uburozi. Mu gihe cya Renaissance n'ibindi bihe byakurikiyeho, aho umuco n'ubumenyi byavangiwe n'imyizerere ya gipagani, Cheers yabaye itegeko ritanditse mu gihe cyo kunywa. Abacuruzi bajyanye ibirahure, divayi n'inkuru z'uburozi mu bihugu by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'i Burayi. Mu Bwongereza, mu Budage, mu Buholandi no muri Pologne, Cheers ntiyabaye igikorwa cy'akanyamuneza gusa, ahubwo yabaye umutekano, igisobanura yuko nta muntu n'umwe uri bufatwe n'uburozi muri iryo joro. Umuco usigaje urwibutso, ibirahure nk'umutuzo wo kurinda amagara. Nubwo igihe cy'uburozi gikomeye cyagiye kirangira, igihugu cyacyo cyasize umuzi. Cheers yagiye ihinduka umuco w'ubusabane, ariko inkomoko yayo y'iteka ni ubwoba bw'urupfu. Mu gihugu nk'Ubufaransa n'ubu ushobora kubona abantu barebana mu maso mu gihe bakubita ibirahure nk'ikirango cy'uko ntawe ugambiriye kugirira nabi undi. Abakozi b'i Burayi cyane cyane mu miryango y'ibwami cyangwa yayikomotseho ntibajya banywa divayi batabanje gukora Cheers, kuko bumva ko gukubita ibirahuri ari nk'umuvumo urinda urupfu. Ese wowe iyo utera Cheers uba utekereza ikigamije koko, cyangwa ni umuco wakugize imbata? Nibyo, ubu ni igikorwa gisanzwe kinyuranye n'inkomoko yacyo y'amaraso n'amarira. Ariko se ni ryari byahindutse urukundo? Kandi se ntihaba harasigaye agace gato k'umwiryane wa kera, igihe cyose ibirahuri bibiri byikubise ku meza? Niba wibazaga impamvu abantu bahinduka, menya ko hari ibirenze by'amaso atabona. Cheers si ukwishimira, si ukwishimisha gusa, ni ikimenyetso cy'amateka y'ubwoba n'uburozi. Ariko reka nkwibarize, niki cyatuma umugabo w'intangarugero ahinduka, akica, akiba cyangwa akabeshya? Kanda ku nkuru izakurikira maze wumve uburyo abagabo bamwe b'intarumikwa b'intangarugero bakora ibitandukanye n'ibyo batekerezagaho. Yari Ishimwe Joel, ndabashimiye.